urakoze mukozi w'Imana kutugezaho icyigisho cyiza, icyigisho cya karande. Ni icyigisho gikomeye cyane kigora abantu kubyumva, ariko mu bintu wigishije hari ahantu ntabashije gusobanukirwa. Hari ahantu wavuze ku nzozi, uvuga ko ngo hari abantu bishimira kuguma muri izo nzozi. Uvuga yuko hari abantu basambanira mu nzozi. Ese ko tuzi yuko gusambana ari icyaha, itegeko rya 8 ngira ngo niryo rivuga n'ugasambana, umuntu wasambaniye mu nzozi aba yakoze icyaha? Ko namahitamo uraryama cyangwa nta muntu ujyahitamo kurota. Umuntu wasambaniye mu nzozi aba yakoze icyaha? Sinavuga ko yasambaniye, umuntu wasambaniye mu nzozi yakoze icyaha, yego, ariko bigaragaza neza yuko kari mu cyaha, kuko kiya ni ikimenyetso kigaragaza yuko kafite karande y'iki y'ubusambanyi budashira mu muryango. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko ari mu cyaha, agomba kongera kwegerana Yesu Kristo, akongera agasaba imbabazi z'ibyaha byo mu muryango wiwe akomokamo nawe n'imbabazi ziwe. Yego. Kiliziya Gatolika igivuga yuko habaye icyaha cy'inkomoko. Icyaha cy'inkomoko, ngo icyaha umuntu avukana. Ese iyo karande uri kutubwira yaba aricyo cyaha cy'inkomoko Kiliziya Gatolika yigisha? Cyane rwose nicyo cyaha cy'inkomoko Kiliziya ikomeza kuvuga, kuko ni icyaha umuntu kizingira ku muntu vuba, kuko akivuka gihita kimwizingiraho, akagikurana, akakigendana. Iyo hatabayemo gucungurwa cyangwa ababyeyi bakomeze kumusengera bamuhuze n'Imana, akurira mu cyaha, agakura akora n'iyindi mirimo mibi y'icyaha kandi atarakuriye kugira ute kubikora. Yego, urakoze cyane. Ni buryo ki twakira icyaha cya karande? Uburyo twakira icyaha cya karande mu buryo burambuye cyane. Mu gihe umwana akiri mutoya afite ababyeyi bakijijwe, atabasha kwisengera ngo abashe kwakira umwami Yesu abatizwe, ababyeyi babifite mu nshingano zo kumusengera buri gihe, bamwegereza Imana, bamutandukanya n'icyo cyaha cya karande. Ariko umwana umaze kuzuza imyaka yo kubatizwa, amaze kumenya ikibi n'icyiza, akwiriye kwakira umwami Yesu akabatizwa, ubundi agatandukanywa n'icyo cyaha cya karande, kandi agakomeza kugira ute gusenga yitandukanye, kuko n'icyaha kigira imizi y'ibisekuruza 7 n'abazamukomokaho bashobora kutazavukira muri izo ngaruka. Urakoze cyane. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa mbere atubwiye ngo natwe ubwo tugozwe n'igicucu cy'abamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Icyaha kibasha kutwizingiraho vuba bivuze iki? Icyaha kibasha kutwizingiraho vuba kirusha ibindi ni iki cya karande, kuko cyo umera nkaho ugize ute urakivukana, kiva mu maraso, ni communication y'ubuzima n'undi muntu. Cyane ko umubyeyi, ku babyeyi bakunda konsa nibo babizi cyane, iyo atajyanye umwana isazo ko nk'iyo zigeze aba yumva ko umwana agize ute ashaka ko, bivuze ngo ni connection n'iki n'amaraso. Nicyo kiri mu byaha bikunda kugira ute kutwizingiraho vuba. Ariko nk'umukristo wakomeje asenga, yakuza asenga yitandukanye n'iryo karande, Imana imuha imbaraga, igakomeza ikamukuza kugeza igihe umwana amenye y'ubwenge bwo gucungurwa n'amaraso ya Yesu, atagikora icyaha. Kuba pasiteri cyangwa ku bandi, hari igihe babyara abana, bamara kubyara abana, ariho bamwe bakunda kumbaza kubera iki pasiteri abyara umwana akabikirara kandi yaravukiye mu rugo rw'abatambyi, yaravukiye mu maraso akijijwe. Yego. Ahangaha umwana ugifite imyaka 12, umupasiteri yabasha kuba pasiteri agifite karande? Birashoboka cyane, birashoboka, kuko iyo karande, impamvu abenshi turanababona bazinjiranye no mu rusengero bagifite izo karande, batarakomeza gukura, izo karande bazijyana no mu rusengero bagusha n'abandi, hagenda habonekamo n'ibikomere bigiye bigize ute bitandukanye. Ariko benshi ntago bemera ko izo karande bagize ute bazifite. Kugira ngo ukiri iyi ndwara ni ukubanza ukemera yuko se ufite ikibazo. Iyo umuntu afite uburwayi arabanza akajya hehe kwa muganga, bakagira ute bakamuvura. Ariko umushumba utaremera ko afite icyo kibazo, ari akenshi bamwe ari nge babyara abana b'ibirara kubera ko batemeye ko bafite ikibazo, batabashije kubona uburyo bwo kugira ute
bwo kugisengera abana bakavuka ari ibirara, ariko ku mwana ku imyaka 12 aba akiri mu maboko meza y'ababyeyi mu maraso yiwe. N'iyo umwana atangiye gukora uburara aba amaze kurenza 12 yarangije kwigomeka kandi azi ukuri ntashaka gukurira mu kuri. Urakoze cyane Jean Pierre, Evangeliste Jean Pierre arakoze cyane kutugezaho ijambo ry'Imana tubusobanurira ibya karande. Icyigisho cy'ubutaha watubwiye kuzatwigisha kuki? Tuzabigisha kuri karande y'ubukene. Karande y'ubukene, icyo ni icyigisho tuzakurikira cyane kuko ubukene bugoye benshi, aho umuntu umwe avana n'undi mu cyaro bakagera i Kigali, umwe agacuruza bikemera undi agacuruza bikanga. Tukibaza se ngo Imana irobanura ku butoni igaha umwe ikima undi? Uzana dusobanurira isomo ngira ngo ni muri Zakariya wavuga ngo abagomera Imana barahirwa, barakora bikemera, ariko abubaha Imana bikanga. Ese ubwo niba karande igiye, abafite karande barakora bikemera, abagomera Imana barakora bikemera ngo bagahirwa bakaba abanyamahirwe, niko umuhanuzi w'Imana yavuze. Ese gukora bikemera ni ikimenyetso cy'uko karande yakuvuyeho? Uzabidusobanurira muri icyo cyigisho. Urakoze cyane, murakoze kandi mukomeze mukore subscribe, mukore comment, mutubwire niki twakongeramo ubutaha, kandi mu sharing ijambo ry'Imana bigere kuri bose. Bye bye.